kuko rero uwo twasanze nta jambo yambwiye niwe watangira kuko yahise yirorosora imyenda arandeba nta jambo yamvugishije ahita yunama asura yirorosa kuko paradizo byari ibitanda gusa bishashe n'amashuka yabo yaratuka. Turahushutse turakomeje turagiye kuko ntitwayihekeje, cyari ikiyaya kinini cyane. Tugeze hagati na hagati tuza gukata, Mose arankatisha cyane mu kindi cyumba cyari gihari mu kiyaya cyari gihari kinini cyane. Mose yego yaraniretse, twarimo tuganira kabaza ijambo akansubiza, nanjye kabaza irindi akansubiza. Turakomeza turagenda dukase rero duhasanga icumba. Icyo cumba cyari kirimo abana b'umwaka n'igice, amezi 8, 6, 7, 3, 2, ukwezi kumwe n'umunsi umwe uvutse bose n'abasanza. Harimo akayira ko hagati, ndakomeza ndagenda. Iyo nageraga babana barashagamuka kubera kuko nta morale bari bafite. Nuko amaze gushagamuka haba kakavuyo. Kakavuyo ngo kamare kuba nza Mose arampamagara. Ndabarishe ngwino, ndahindukira. Mpindukizwa no kureba kuko Mose ampamagaye. Mpindukiye basanga umwana wari ufite nk'umwaka. Umwaka yaravuze. Sanga afite akantu kameze nko kwa mikrofone. Ubwo buntu ndamubona muri ville bakunda kuvugiraho mikrofone. Kirabura. Oya. Zindi bashira nk'amabuye. Ariko kirabura karekare. Sanga uwo mwana aragafite. Mpindukizwa no kuja kureba Mose amagambo ahayambwira. Uwo mwana afite ako gakoni, ndabasitse kano gakoni nakiki. Kuyu mwana afite inkoni idasa n'iy'abandi. Nyuma yaho Mose arambwira ati itegereze bano bana bose ibintu bafite. Kuko hari abana bamaze nko gukura b'umwaka bahita bahaguruka ndababona. Ubundi bwari bukiri butoya budakomeye cyane, ariko nano bafunyitse ibintu mu biganza byabo. Nuko rero abana bose bahita bashaka mukanda bareba ndabitegereza. Mose arampamagara ati ngwino garuka. Turasubira turagarutse ntajya twinjiriye. Ngo tujye kuhagera rero nasanze ikintu cy'igisare cy'imifuko. Ya mifuko rero niyo abantu bagenda batangamo amasadaka. Umwanditsi w'umubwiriza yaravuze ngo ukoresha ubusore bwawe neza, ariko nanone igihe cy'iherezo ibintu byose bizoshirwa mu rubanza. Nubwo umwanditsi w'umubwiriza yavuze umusore, ariko kandi harimo n'abantu bakuze, kuko iyo umaze kwambara imbaraga z'Imana uri umusore mu mwuka. Nyuma yaho rero tugeze muri icyo gisare twasanze imifuko myinshi. Ya mifuko Mose aramwe ngene ntore umupfuko wanje aho wari umanitse yari myinshi, byari ibihumbi. Genda tora umufuko wawe uwuzana ikintu kirimo wari umeze wanditse izina ryawe cyangwa. Oya ntabwo ari wanditse izina ryanjye gusa, yandangiye umufuko. Aramwe ngende yari myinshi, antungira gato kuwo ari wo ndi butore. Ndagenda kozemo mbona nta kintu kirimo. Ndamwe ati nyakubahwa nta kintu mbonyemo, ni nkaho hari ubuderwe nta kintu kirimo. Aramwe ngo itegereze, komeza kwitegereza nkoramo, sanga nta kintu kirimo. Dusose gatoya nawe angejeje ahantu arambwira ngo nta kintu ubonye, ngo nawe ati ntacu. Arambwira kuvubayeho ngo turatangira sadaka Imana yinejeje. Bati gute? Yambwiye iryo jambo. None siko tuzi kwisanga kujya wa pastor. Witanga no kutayitanga.
gutanga isadaka biratandukanye. Hari isadaka dutanga y'itorero kandi ya mirimo akaba ariyo mbese bakaguhatira gukora umurimo utabishaka, cyangwa se kurya abanyagisagara bazavuga ngo ni utowaje. Utowaje ukayikora kugira ngo bakubone, ntubikore kugira ngo unezeze Imana. Hakaba ubwo ubikora mu ruhame rw'abantu nyamwinshi. Nanje rero mu byatumye ntaguma mu ijuru ni amasadaka natangaga ngo bambone. Iri wacu bakundaga gutanga inka, intama, ihene n'inkoko. Nyuma y'ibyo bintu bitatu ntabyo muri Kongo twari dufite, ariko abantu benda muri vile batanga amamodoka, batanga amazu n'amafaranga, ariko twiwacu dukunze gutanga intama, ihene, inka. Bityo iza kugaruka kubera icyo kibazo nagize cyo kudakorera Imana ubikuye ku mutima, ugakorera Imana sero nuko baguhatiye gukora. Hari n'igihe benshi babikora kugira ngo bakurebe kuri umunyamafaranga cyangwa utuze bene ibyo. Ndashaka kubwira abanyumva bose kuko bene iyo mirimo ntaho izakugeza, kuko n'umwanditsi yaravuze ngo imirimo izapimwa imyaka 3. Pawulo yageze aho abibwira Abakorinto aravuga ngo hari imirimo izagerageshwa umuriro, ariko Kristo we azapima imirimo imyaka 3. Ibaze nawe imirimo izopimwa imyaka 3 izaba ingana ite? Yo kuvuga ngo uzambare amakamba indi myaka 3, urumva bizaba bisabye gukora n'ubushake kandi ukabikora utabihatirwa ngo bakubone. Nyuma yaho rero uwo mugabo amaze kunyereka iyo sadaka aza kungarura, arambwira ngo ninsoke mve muri paradizo. Ndamubwira ngo bitewe n'ibyiza nabonye muri paradizo ntabwo nsubira mu isi. Uwo munsi byashitse wari umunsi wa 3 kuko nakubwiye mbere ku minsi 25 y'ukwezi k'8 hari saa 6 za nijoro, kuko naje kugarura ubwenge mu gitondo sizeri. Urumvira iwacu tuzuka kare tujya kuzukiriza inka, abandi basha guhinga, cyagiye inyoni zaziguguza. Nicyo gihe nagaruye akenge kubera kuko byatangire mu munezero w'amasengesho bitanije mu mbaraga z'umwuka wera. Nyuma yaho rero mbwira Mose ndambwira ati jewe ntabwo nsubira mu isi bitewe n'ibirimo nibigaragaza abantu bagenda bahura nabyo. Bwira wa mugabo twasanze ku itungukiro amvugiriza ingunga nanya sange bitanda by'abera, kubera kuko kuva isi yaremwa uburuhukiro bw'abera ntiburaheka. Ego byari bitanda nyine urabona nk'ibi abarwayi bakunze kugira mu bitaro, niko biba bimeze, ariko ibyo bikaba kwisheni bigenda bigira ingeri zose, utangira ku myaka wenda nk'imyaka 100 ukamanuka ukageza ku myaka 2. Subi inyuma gatoya harya babana nasanze bafite ibintu mu maboko yabo, harangwa bafite amasindano. Sinzi ko mwe mwabaye ruguru muri Kongo, hari amagwiye y'inka bageza bagurisha iri iwacu mu masoko, amasindano y'inka aza kunda kuba mu tugwato tubonerana. Ariko izo sindano abana bari bafite bari ubuntu bworoheje bw'uburejere. Umwana akagira 2, ari ufite 3, abandi bakagira ibipfunyika by'amapamba. Bya bipfunyika by'amapamba bikabamo binini, ariko ya mapamba yarimo abonerana. Mbajije Mose n'abatese kuki bano bana bafite bino bintu
bamwe bafite amasindano abandi bakagira amapamba abandi bakagira udukoni ayambwira ngo ubu nibyo ba nyina babicishije y'amasindano na bya binini ngo ni ukuvuga kuko wa mugabo wari ufite ingunga na ya firimbi bari benshi ku buryo ndashobora kumenya umubare kuko aho nabonye batangira sinabonye aho bahekera kuko bari benshi cyane bari baricishijwe n'izo nshinge urumva nuko abagore bagenda bagafata inshinge bakazitera bagasuka zanda ari abantu bazima bamaze kugira ubwenge abandi nabo babicishije ibinini inda bakazisuka banyoye ya miti ni ukuvuga ngo kijya cyose wicishije umwana aragifite iminsi Imana yakugeneye nguzumva ya firimbi na yangunga bitume niwagera mu buruhukiro bazahita bakwaka bya bindi wa mwana yarafite ubijane we nyirabyo umwana ahita agenda aho abandi babugeneye mu buruhukiro birizivuga nyuma yaho rero Mose aransohora wansohore rero ngeze ku muryango kuri ka karambi ndadekarara ndavuga ati nyabuna gira imbabazi nanje uninzize muri paradizo nk'abana arambwira ati nta ushobora kwinjira wewe nta mirimo wakoze byo guhesha kwinjira muri paradizo hari abagabo bakiranukiye Imana hari abagabo bakoreye Imana muri kiriya giseke cyawe nta kintu twashoboye kubonamo cyo tuma winjira usanga abantu kandi kurya Imana iguhamagara se n'igihe wayikoreye mu mwanya wayitaramiye ikabona ko wagiye mu bikwiriye ikabona uburyo iguhamagara aransora rero basohoka ambwira amagambo 3 arambwira ngo ijambo rya mbere uzogenda uvuga ubutumwa ku isi ijambo rigira 2 utanga isadaka ijambo rigira 3 uzosobanurira abantu biriya bintu bagiye bicisha abana babo kuko iherezo rya byose ririho kuko umwanditsi w'umubwiriza yavuze ibintu byose bizoshirwa mu rubanza ntacyo uzokora kitazashirwa mu rubanza waba intungane waba umupagani umukristo azagaragarishwa imirimo ye umupagani azacirwa urubanza uko niko nagenze nshika mu ijuru ndagaruka na uwo mugabo nabonye Mose n'ibyo twaganiriye bo burakeye ngarura ubwenge mu gitondo ntabwo cye mu ijambo ubwo buhamya hari abandi baba warigeze kububwira kuko wenda hari umuntu ushobora kukumva kuko nawe uzubura akavuga ese ibyo bintu ninde ubyemera ninde mu buhamya w'ibyo ngibyo hari abandi cyangwa se guhagarara kanisa runaka urabivuga sawa murakoze nagiye mu gihugu cy'u Burundi ahantu bita mu nkambi z'abarefugee nyine b'abakongomani mbese mu bwoko bw'abanyamurenge aho batuye aho i Burundi mvuga ngo butumwa nageze mu itorero rya KDP i Burundi mu bwagiriza ubwo butumwa narabuvuze turasaba tugenda ni Musasa twari kumwe n'abakozi b'Imana umugabo w'abarundi bita Sergo Kaburama n'undi mugabo nyine w'abahinga ngo ni Kofi w'Irundo abo bose barajanye tugera i Musasa tuvuga ubwo butumwa ariko nyine bitewe n'uburyo kubera ko twahuye n'intambara ubushobozi bukaba buke tuzakomeza tubivuga tugere mu Rwanda tugere za Bugande tugere muri Kenya Imana nadushoboza tuzogera no muri Amerika tugenda tuvuga ubwo butumwa nabonye Esaya twari dufite amasengesho y'iminsi 30 turi muri Gitafi turimo dusenga Imana ngo twereke twiyereke tuganirize kubera ko ukimurenge iwacu harangagwa n'ibitangaza hari abenshi bayishurirwaga gusoma Bibiliya bataraciye ku ishuri
twari tuvuye mu gihugu cy'u Burundi dukora umusitari nyine turagenda tugera Minembwe kuko twavuye mu gihugu cy'u Burundi dufite umusitari cyangwa se ziyara niyo kumva mu Giswahili. Tugera mu Minembwe turazamuka tujya muri Gitavi. Muri Gitavi habaye ibitangaza byinshi bikomeye. Twabonye Imana yatuganirije yaratwiyeretse. Iryo jambo barumbarije ngo twabonye Samweli, ntabwo ari Samweli. Twarasenze umunsi wa mbere nta kuryaga, nta no koga kwari buke. Iyo gatwoga amazi akonje aradufashaga kubera twari tunaniwe cyane. Turasenga umunsi w'akazi rimwe twagezemo n'ikosho saa 8 z'umugoroba muri Gitavi. Urumva ni amatayu abiri, hariho inzu nini cyane, hakaba n'indi iri munsi y'iyo ngiyo iba nko mu mwobo. Ni ukuvuga ko twahitiye muri iyo nini. Turasenga n'ikosho niyinga hari kuri Pasaka, ntabwo twagiye muri Pasaka. N'akazi rimwe na kabiri na gatatu na kane ngo tugeze kuwa gatanu dusenga tugira Imana ngo Mana, kuko Imana yari yadushubije. Turapinga turavuga ati ntabwo dukangwa nuko Imana yatubwiye. Mwari bangahe? Twari batatu. Abo mwari kumwe ubu baracyahari? Ni umuhungu w'Abahima. Baracyari bazima? Barahari, ntabwo bapfuye, barahari. Umuhungu w'Abahima. Ibyo nabo ubihamya? Ego ubihamya. Ubwo twarasenze ngo tumare gusenga. Imana yatubwira ngo se mukeneye ikihe kimenyetso? Turavuga ati twebwe twasengeraga impano. Imana izoduha impano izanye ngo tuzikore uko bikwiriye, kuko Pawulo yandikiye Abakorinto arabura ngo mwifuze impano zose, mwifuze guhanura, kubwiriza no guhishurirwa ibihishwe. Ni ukuvuga ngo ibyo nibyo twasengaga Imana ibiduhishurire. Nyuma yaho turasenga hari mu masaa 7 bafuye n'imunsi tuza guhishurirwa. Rero hari ku manywa ijwi rirambwira ngo ninsohoke mpagarare hanze ngo ndebe umuntu ukeneye. Maze gusohoka rero nasanze umugabo yambaye ikanzu ryera muremure ku buryo ntashoboraga kugenda. Wari kuruta wari ujyana? Oya, ntabwo narimo nerekwa, byari nk'uko nyine turimo tuvugana. Turimo dusenga. Umuntu arakubwiye ati sohoka umuntu ukurikeneye hanze. utajyanye udasinze? Nari nishyira turimo tota, hari umuriro twari twakomeje, hari umuriro turimo tota turi gusenga. No gusenga twari dutangiye guceceka kubera kuko imibiri yari yananiwe. Ndirimba indirimbo yo mu gushimisha 277 izivuga ngo Mwami ubugingo bwacu ni nk'umunsi ukuze, dore burije Mwami ndagushaka. Inza gusohoka hanze arimo kambakamba, mbona umugabo ahagaze ku gashigo kari gahari. Sinzi kumva igishigo icyo ari cyo, igihuru kiba cyarakuze cyane kirimo ibiti. Yari kumukikira. Bamusanze yarimo yaka cyane kubera ibyishimo nasohokanye n'umunezero, nshaka kuguruka ngo nzomugwe mu nda. Marayika araza arambwira ngo ntuguruke. Yari iminsi myinshi y'amafungo ntitwaryaga. Twari tumaze icyumweru cyose nta kintu twamwaga. ubone uhita uhaguruka se? Numva ibyishimo kuko umugabo ariko baririmba indirimbo mahombi mu butayu. Numva ibyishimo ko binzabiranya ushaka kuja kuguruka. Kageze rero ndi hafi yo kumwegereza, marayika ahita amanuka arambwira ngo niwegera uriya mugabo ukamugwa mu nda, uramugwa mu maguru yiwe. Ijambo yambwiye gusa yarambwiye gukomera umugabo, tuzabana nawe. Yesaya iyo bavuga muri Bibiliya. None
se ninde wakwita wese yahise ambwira izina rye. arakubwira ati Nitwa Yesaya. yari umuzungu se cyangwa yari umwirabura Yari nk'umwarabu, kuko namubonaga yari ameze nk'umwarabu, yari yambaye ikanzu ryera. Ambwiye ayo magambo nzabiranywa n'amarira, ndarira cyane. Abashyitsi nabo bahita banezerwa cyane, kuko n'ibitangaza byinshi abandi bahise babibona cyangwa barabibonye, kuko nahise ngaruka, urwibutsa amazina yabo bukeya kuko ntabwo nari mbemenyereye. Yari umwana w'Abahima wo mu Karingi, mukuru we nibuka n'ikiruhura w'Abahima, murumuna wa Kiruhura n'umwana niwe twari kumwe. Uwo mugabo ngo Kiruhura atuye mu Burundi, mu nkambi z'i Burundi zibwagiriza, kugira ngo niho atuye. Ndagarukaga mu nzu rero, kuko nari mfite ibyishimo byinshi, narimo naka mu maso nanjye. Turagaruka turicara, turakomeza turasenga, turavuga ngo ntabwo ari tosha, turavuga ngo dukeneye kutugaburira Imana iduhe ibyo kurya. Turasenga, ubwo hari na gatanu, turasenga, buraca n'iposho, burira na saa sita za nijoro. Ijwi ry'Imana yavuga ngo ugiye kutugaburira. Bibwira kuko wenda bashobora kuzana ibyo kurya, wenda baje gutarama, wenda ari byo bizoza. Imana ihita inyereka umuntu uje afite ishashi. Oya, iwacu hari ku Ndondo, ntabwo hari mu Minembwe. Twari twagiye gutarama gusa muri Gitavi. Tumaze kuhagera rero, dusenze muri ubwo buryo, njyewe nibwiraga wenda kuko hari abantu bashobora kuza gutarama bakazana ibyo kurya. Ariko ubwo dukomeje gusenga mu gitondo cy'iyinga, icyumweru cyose, twinjiyemo n'iposho saa 8 z'umunsi. Gasa tugeze irindi posho, tugezana n'iyinga. Mu gitondo cy'urukera cya saa 10 nibwo twaje gusenga. Tumaze gusenga, twumva imirindi, umuntu uturutse haruguru. Twibwira ati wenda ni abantu bashobora gutambuka, cyangwa wenda ari baje gusenga. Tugeze aho ngaho, muri uwo mwanya twumva ko umuntu akora ku rugi, ntari ushobora kuzuka, kuko nta byo kurya twari dufite. Ni inzu urumvaga Gitavi bari bayubakishije amabuye, ariko hari abundi bari baracukuye umwobo. Akenshi usanga amata yakunda kuba imyobo, cyangwa urwara ibuye, bagasengera mu ibuye. Ariko Gitavi bari barayubatse n'amatafari bashiraho uturinjanja, kubera ko kuri icyo gihe twagiraga ibyatsi. Nyuma yaho tuza kubona umumarayika, twabonye umuntu aratwinjirana ngo dushike, dusanga ntiyari umupfurero kandi ntiyari umunyintu, yari umuntu mugufuresha nk'uko, w'amaso mato cyane, akagira ikoti kirekire, akagira ifu y'ishashe, kujya twasabye yafu. Tumubajije akavuga imvugo y'igifurero, atuzanira ifu gusa, nta rindi jambo yatubajije, gusa yatubwira ngo ifu nta kindi yazanye. niyo mwari mwasabye twari twasabye ifu. ukabonamo Urumva ni ukugaragaza ko tugaragaza Imana, kugira ngo twumve kuko yadushubije mu masengesho twarimo dusenga. Urumva iyo usenga Imana, hari gusenga Imana ikwiyereke, akandi gusenga Imana uyihaririza kugira ngo ikwiyereke neza bushasha. Dukomeje gusenga rero, iyo fu irashika, turayifata, dushizeho inkono, turashigisha, turanywa, tunywa igikoma, turakomeza. Numva muri Gitavi habamo isafuriya, habamo ibijiko, hakabamo n'umwoko n'ibido n'ibiveri. kuvuga ngo mwamuye igikoma kizira isukari. Twamuye igikoma kizira isukari, kuko ntaho twakoraga isukari.
ibitangaza ni byinshi Imana yadukoreye. Ndibuka hari ikindi gitangaza twasenze ku Ndondo, ahantu bita kuri Nyakirango. Wari umunsi nagizemo icyumweru cyose ndimo senga ikibira bazabita ngo ni mu Bugonyora, ikibira cyo ku Ndondo. Kiriya kibira cyo ku Ndondo tukijamo turasenga nari jenyine. Naza kunsanga undi muhungu w'abadahurwa ngo ni Majaga, ariko ubu ngubu yabongiye i Burundi mu nkambi, kubera ko ibihe byagiye bihinduka abantu bagenda bahura n'ingorane n'intambara, abari yabungire. Ikindi gitangaza nibwo naje gusenga, narimo sengera umugabo wari waratewe n'abadayimoni. Yanywaga inzoga agaharibisha ibintu byo mu nzu akarwana kenshi. Bifatira umwanya ndavuga ngo reka nino masengesho y'icyumweru cyose ntarya, ndebe ko uwo mugabo wenda yazakira, kandi wenda ashobora kumenya ikibitera imyuka mibi uwo mugabo kuvuga ngo hari bikebeno. Ndagenda ndasenga umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, nzogeza saa sita z'ijoro. Imana irambaza ngo ese ukeneye ko nkwereka uwagize ko uyu mugabo? Ndavuga ati kubinyereka ni kimwe, icyangombwa icoje nkeneye nuko uwo mugabo yokizwe, akamenya Imana, agasenga Imana kuko nibyo bimukwiriye. Ariko nyuma yaho ndakomeza ndasenga, burakeye n'ikosho, saa moya, saa mbiri, saa tatu, saa ine, kugeza saa munani z'umugoroba. Mbwira Imana ngo ese Mana wambeshe, kuki utansubiza icyo naje gusaba, kuki utaniyereka? Ariko kuniyereka kwawe Mana ntabwo ari iby'agaciro cyane. Icyo nifuza muri nje ni uko uriya muntu yakizwa akamenya Imana. Saa munani zigeze imvura irahinda. Nibwiraga kuko wenda n'imvura igiye kugwa, sinabitekerezaho cyane kuko ari cya gitangaza Imana yambwiye ngo iraza kuniyereka ngo nitegure nk'umugabo nkenyereka igabo. Imvura iragwa irahinda, nako irangije guhinda sinabitekereza cyane. Ariko ngo nsohoke mu kibira, ndarangije ku misozi mbona izuba ko riraka. Ariko ngatangazwa ukuntu aho ngaho ndi ariho hahinda imvura gusa n'umuyaga waho kuko. Ndasenga, nyuma yaho numva ko umuntu akandagira haruguru mu kibira. Arakandagira araje. Waje kunshikaho ikibira nari ndimo cyose kiba ubutayu, kiba umuco, cyama kiba umuco mwinshi cyane. Wa mwijima wari washize muri cya kibira urashira, umuco uraba. Ngira ubwoba kuko nari jenyine. Uwo wacu yari yatashe aja gushaka amazi. Ngira ubwoba bwinshi, bintera gutekereza. Ariko nyuma yaho hahita hacomoka marayika arambwira ngo humura. Wambwira ngo humura, araje, wa muntu araje, yari umuzimu, aza gutunguka mu butayu narindi uko yakavutse. Oya, muzimu. Umugore warapfuye icyo gihe, yarapfuye 2011, senga 2017 ndi mu butayu mu kibiri. Wa mugore ubwo yapfuye aza kuza ari umuzimu, ndamubona n'ibyo yapfanye byose nuko yaroze wa mugabo, ndabibona. Icyo gihe maze kubibona basenga Imana, wa muntu araniyereka. Nyuma yaho rero kubera ubwoba nari mfite, ndaririmba. Ndangije kuririmba rero nzabiranywa n'ibyishimo. Hahita haza umuyaga ukonje cyane ngo ugere mu maso, ingwa imbere ya wa muzimu ngiye kujya kumufata, mugwa imbere.
naho naheruka ubwenge sinamufashe namuguye imbere kuko niyo vision nari mfite yo kumufata yari afite icupa mu kuboko shaka kuguruka ngo zo mwaka rya cupa n'iryo yarogosheje uwo mugabo yari mwene wacu uwo mugabo mugwa imbere kubera ko afite esprit za satanique ndahwera harya sinamenye igihe yagiye za kwicura ijoro rigiye nka saa 8 ndasuye ndakomeje harimo inkwi nyinshi ibishito byinshi ndakomeje ndasuye ndasenze birakeye mu gitondo ndataha amateka ni menshi twaya marunyine yego